Yesu ashimwe. Nongeye nanone gushima Imana iduhaye aka kanya ko kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ariko mbere ya byose ndagira ngo tubanze dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'ubuntu n'imbabazi, Mana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mana yahozeho, iriho kandi izahoraho iteka ryose, nongeye kuza imbere yawe, nongeye guca bugufi gushyira hejuru kuko ari wowe ukwiriye gushyirwa hejuru. Ndagushimye ko waturinze muri iyi minsi yose itambutse. Ndagushimye ko warinze itorero, ndagushimye ko warinze igihugu cyacu, ndagushimye ko warinze ubwoko bwawe aho bari hirya no hino mu mago yabo. Ndagushimye ko wabereye inkomezi, ndagushimye ko wabarwaniriye muri byose. Ndagushimye ko ukomeje kubana natwe muri iyi minsi, ukomeje kurinda igihugu cyacu, ukomeje kurinda abayobozi b'igihugu cyacu, ukomeje kurinda abaganga. Mana Nyagasani, ukomeje kuturinda icyago nk'uko wabivuze yuko gicaho ntacyo kizadutwara. Ndabigushimiye rero kuri uyu munsi, kandi nkugaruriye ikuzo n'icyubahiro kuko ari wowe bikwiriye. Ngwino rero ubane natwe, ngwino udufashe, ngwino uturangaza imbere nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo ni wowe uturangaza imbere muri byose. N'uyu munsi dufite kwizera yuko uri kumwe natwe kandi ugiye gukomeza kubana natwe. Tukweretse uyu mwanya tugiye kwinjiramo tuvuga ijambo ryawe. Turagusaba kugira ngo ntaba ari twe ahubwo aba ari we Mana Nyagasani uvugana n'ubwoko bwawe. Benshi bakeneye kumva ijambo ryawe, benshi bakeneye guhumurizwa, benshi bakeneye gusobanukirwa ijambo ryawe kugira ngo bashe kurigenderamo kandi babe mu buzima bwaryo. Niyo mpamvu nkusaba kugira ngo ubusobanuzi bwanjye bube bukeya, ariko ubusobanuzi bwawe aba ari bwo buba bwinshi. Kandi ugenderere buri muntu, wemerere umwuka wera akore ku buzima bwa buri muntu wese aho ari ukurikirana iyi video. Ndagusaba Data kugira ngo ubane natwe, ubane n'abantu baho bari mu mago, ubasubize mu imbaraga kandi ukomeze kubigaragariza. Urakoze Data, ibyo byose mbisabye nizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene Data, nk'uko tumaze iminsi dukurikirana ijambo ry'Imana mu buryo bwa video, n'uyu munsi twongeye kuza kandi tugira ngo tubashimire abantu bose bakurikirana iyi video buri munsi. Dushimira itorero rya Eglise Vivante Mondiale. Nk'uko mubizi, ndagira ngo nongere mbibwira abatanzi, nitwa Niyonagira Lukasi, umushumba w'itorero rya Eglise Vivante Mondiale. Nejejwe cyane no kubaha ikaze kugira ngo dufatanye dusangire iri jambo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo ribashe kubafasha. Mbere yo kugira ngo twinjire mu ijambo ry'uyu munsi,
ndagira ngo ntangire mbibutsa ku nyigisho twize icyumweru gishize. Umutwe w'ijambo wavugaga kwirinda. Twavuze ku bintu 4: kwirinda, ubwenge, gucunguza uburyo umwete, iminsi turimo cyangwa ibihe turimo. Twabonye yuko ibihe turimo ari bibi, niyo mpamvu dukwiriye kwirinda. Niyo mpamvu dukwiriye kuba abanyabwenge, niyo mpamvu dukwiriye gucunguza uburyo umwete. Ibihe turimo ni ibihe by'ubuhanuzi biriho bisohora. Niyo mpamvu twebwe nk'abantu bakijijwe dufite ibyiringiro byo kujya mu ijuru, dusabwa guhuza ibihe n'ibyahanuwe. Kenshi na kenshi abantu ikintu kibagora ni ukudahuza ibihe cyangwa ibiriho biba n'ibyahanuwe. Nta n'ikindi kibitera, kenshi biterwa n'abantu kudasobanukirwa ibyanditswe cyangwa kudasoma ibyanditswe. Rero ndagira ngo nkangurire buri muntu wese unkurikirana, ni byiza kugira ngo ujye ugira umwanya wo gusoma ibyanditswe, hanyuma n'ibibaye ibyo ari byo byose ugerageze kubihuza n'ibyanditswe cyangwa n'ubuhanuzi, ibyahanuwe n'abahanuzi. Mu gice cya 5 cy'Abaefeso umurongo wa 15 n'umurongo wa 10, Paulo yaravuze ati: mwirinde uko mugenda, mutagenda nk'abadafite ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, ndetse mucunguza uburyo umwete, kuko ibihe turimo ari bibi. Petero nawe aravuga ku by'ibihe, aravuga ati: iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugende mugira ubwenge, mwirinda ibisindisha. Iyo dusobanuye iri jambo mugende mwirinda, kwirinda, iyo umuntu avuze ngo wirinde, witonde, ayo magambo ni amagambo amwe ahura: kwirinda no kwitonda. Kwitondera ibyo wumvise, kwirinda ibyo uhura nabyo kugira ngo bitagira icyo bigutwara. Aravuga ngo nuko mugire ubwenge, mwirinde ibisindisha. Ibisindisha ubundi muri Bibiliya, ntabwo Bibiliya ivuga ibisindisha, ntabwo ivuga inzoga gusa, ahubwo ni ikintu cyose kiyobya umuntu ubwenge. Hari ibintu byinshi rero muri iyi si duhura nabyo biyobya ubwenge bw'abantu kugira ngo abantu badatekereza neza. Kenshi abantu bagiye bahura n'ibihe bibi, bigoye, bikomeye, mu mwanya wo kugira ngo ahangane n'ibyo bihe, ariko ugasanga ariho arashakisha ikintu cyatuma ubwenge bwe butagitekerezaho. Akanywa inzoga, akanywa itabi, akanywa urumogi, akanywa n'ibindi bintu byose bibasha gutuma ajya adatekereza, adahura na bya bibazo cyangwa na cya kindi yahuye nacyo. Ariko ibintu byose duhura nabyo hano mu isi, turasabwa kugira ngo tugire ubwenge, kuko byinshi nk'abantu b'Imana ni biza bidukura mu kwemera, ni biza bitubuza gukomeza kwiringira Imana, ni biza bituma bihindura kwemera kwacu bikabihindura ubusa. Niyo mpamvu rero dukwiriye kugira ubwenge, niyo mpamvu dukwiriye kwirinda, niyo mpamvu dukwiriye gucunguza uburyo umwete, ariko cyane cyane tuzi yuko ibihe turimo ari bibi. Ibintu tugomba kwirinda muri iyi si ni byinshi bituma ubwenge bwacu budatekereza neza cyangwa byadutwara kure y'Imana.
ibisindisha ni byinshi, n'amagambo umuntu arayavuga agasinda. Hari ibintu byinshi muri iyi si umuntu ushobora gukoresha ukabona ni ibisindisha. Petero yanditse izi nzandiko ze nk'uko ebyiri, nk'uko yabigaragaje cyangwa abigaragaza, agamije gukangura imitima y'abantu idafite uburiganya. Abantu badafite uburiganya ni abantu bizera, ni abantu bemera Imana. Rero yabikoze ashaka kugira ngo akangure imitima yacu. Yandika uru rwandiko Petero kugira ngo hano muri uru rwandiko aragaragaza aya magambo, aravuga ngo gukangura, hanyuma akongera akavuga ngo kwirinda. Ndabakangurira bisobanuye iki ibi? Ngo ni ukuvuga yuko hari ibindi bintu umuntu yari arimwo byatumye yibagirwa cyangwa ava mu kwemera akibagirwa ibyo yigishijwe. Kuko ahangaha aragaragaza ngo aributsa, arakangura, aributsa. Kwibutsa bisobanuye yuko abasubiramwo ibyamaze kuvugwa n'abahanuzi, ibyavuzwe n'umwami wacu Yesu. We niko Petero abivuga. Ibyo rero si ibintu, ibyavuzwe n'abahanuzi si ibintu tugwiriye kwirengagiza cyangwa kumva twabivamwo tugasinzira. Ibyavuzwe na Yesu si ibintu dukwiriye kwibagirwa, ahubwo ni ibintu dukwiriye kuzirikana, kuko iby'abahanuzi bavuze byose bigomba kugera igihe bigasohora. Niyo mpamvu uyu munsi hari ibyo turiho turebesha amaso yacu, ariko iyo tugiye mu byanditswe dusanga byaramaze kuvugwa, byaravuzwe n'abahanuzi, ibindi Yesu ubwe yarabivuze. Rero Petero yandika uru rwandiko yaragambiriye gukangura imitima y'abizera kugira ngo bongere batekereze ku magambo yavuzwe n'umwami Yesu, bongere batekereze ku magambo yavuzwe n'abahanuzi. Ndetse aragenda yerekana ibihe by'ubuhanuzi ko biriho bigenda bisohora. Hanyuma ni ibiki byavuzwe rero n'abahanuzi? Hano arerekana mu bintu bimwe biriho bigenda biba, cyane cyane iby'abahanuzi b'ibinyoma, ubuhanuzi b'ibinyoma. Aravuga ngo hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza ibyo bararikiye, bazababaza bati isezerano ryo kuza kwe kurihe? Bavuze ko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze, uhereye ku kuremwa kw'isi. Bisobanuye yuko hano iyo usomye hepfo arongera akavuga ngo birengagije nkana yuko ijuru ryahozweho mbere na mbere, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana. Ibyo barabyirengagije, ari byo byatumye isi ya kera irengerwaho n'amazi ikarimbuka. Ariko ijuru n'isi bya none, iryo jambo niryo nanone ryabikiwe umuriro uzatera mu minsi w'amateka urimbure abatubaha Imana. Petero yandika uru rwandiko yashaka kugira ngo amenyeshe abizera cyane cyane ku bintu bigendana n'ibihe barimo, ko badakwiriye kureba ibihe, ahubwo bakwiriye kumenya neza ese Yesu ibyo yavuze ku bigendana n'ibihe, ibi ngibi ntabwo yabivuze, kuko Bibiliya irerekana yuko mu minsi y'imperuka hazabaho inzara,
indwara z'ibyorezo, hazabaho ibishyitsi hamwe na hamwe, hazabaho intambara, hazabaho abantu bazakora ibyaha byinshi bitandukanye. Ubwo ni ubuhanuzi mbere yo kuza kwa Yesu. Ibihe rero biriho bisohora kubera abantu kudasobanukirwa ibyanditswe, baragenda bavuga bati imperuka yageze. Ariko ndagira ngo nkubwire, nkukangurire, nkwibutsa yuko imperuka itaragera. Niyo mpamvu rero uyu munsi ngira ngo tuganire ku ijambo ryitwa kuba maso no gutegereza kuza k'umwami wacu. Kuba maso no gutegereza kuza k'umwami wacu. Turi buze kugenda dusuzuma ibyanditswe bimwe na bimwe. Ndashaka kugira ngo nkufashe kugira ngo ibihe usobanukirwe ibihe. Kuza indwara nk'izi ngizi za corona n'izindi ndwara zikomeye n'ibindi bibazo bitaraza bimwe na bimwe tutarabona muri ibi bihe, ntabwo bisobanuye yuko imperuka yageze. Ntabwo bisobanuye yuko Yesu agiye kuza. Ndagira ngo uyu munsi tuganire kuri iki kintu kivuga kuba maso no gutegereza kuza k'umwami wacu. Ni bande bariho babwirwa kuba maso? Ni abakristo, ni abizera, ni abemera. Ni abemera ko Yesu ari umwami n'umucunguzi wabo. Ni abavutse ubwa kabiri. Ni abamesha ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama. Ni abatanze ubuzima bwabo babuha Yesu kugira ngo babere umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo. Turasoma icyanditswe muri Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 14. Haravuga ngo nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Hano Petero arasobanura abwira iyo avuga ngo nicyo gituma bakundwa. Bakundwa ni bande? Ni abemera, ni abizera, ni inshuti z'umusaraba, ni itorero. Dukwiriye itorero muri iki gihe turimo, ntabwo dukwiriye gusa nkaho dutungurwa cyangwa kuza kwa Yesu bizadutungura. Ntabwo dukwiriye gusa nk'abantu batazi kuza kwa Yesu kuzaba kumeze gute. Nicyo gituma uyu munsi ngira ngo nkubwire ngo ukwiriye kuba maso, ndetse ukaba maso unategereje, kuko ibihe byo kuza kwa Yesu yarabivuze, ibizabanza yarabivuze, no kuza kwe uko bizaba bimeze bitandukanye n'uko abantu bamwe babireba batasoma ibyanditswe cyangwa batazi ibyanditswe. Aravuga ngo nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje mukwiriye kugira umwete wo gusangwa mu mahoro. Ubwo utegereje ukwiriye kugira umwete wo gusangwa mu mahoro. Gute? Kugira ngo Yesu azagusange udafite ikizinga, utariho n'umugayo mu maso ye. Ni ukuvuga ukwiriye gutegereza kugeza igihe Yesu azazira. Mbere yo kuza kwa Yesu tuzumva impuha, tuzumva yuko bamwe bazavuga batari hariya, abandi bavuge batari hano, abandi bavuge bati twamubonye, abandi nihaza n'ibimenyetso bizabanziriza kuza kwe batangire kuvuga bati yewe imperuka yageze. Ariko se natwe niko dukwiriye kuba tumeze? Hoya, ntabwo ariko dukwiriye kuba tumeze. Kuza kwa Yesu ntabwo bihishe, ntabwo ari ibanga.
ukuntu azaza biranditse, ariko twebwe turasabwa kugira ngo twiyeze, twitunganye mu mitima yacu, ibe ari imitima iboneye, ari imitima itegereje kuza kwe. Tutazasa nk'abantu batunguwe, tutazamera nk'aba bari 10, babandi 5 bari bafite amatabaza atarimwe amavuta. Ni ukuvuga bo ntibari biteguye, ariko bagenzi babo bari biteguye. Ni ukuvuga rero dukwiriye guhora twiteguye kuza ku mwami wacu Yesu Kristo. Ariko ni byiza kugira ngo naza atazagusangana ikizinga, atazakubonaho umugayo, kuko nakubonaho umugayo uzasigara. Abakolosayi igice cya 5 umurongo wa 1, Paulo hano nawe arabisobanura. Aravuga ngo umwami Yesu azaza nk'uko umujura aza nijoro. Umwami Yesu azaza nk'uko umujura aza nijoro. Icyo gihe bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kubatungure nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Icyo gihe kuza kwa Yesu uko bizaba bimeze, abantu bazaba bavuga ngo ni amahoro, ni amahoro. Ni ukuvuga bisobanuye iki iryo jambo? Ni amahoro, ni amahoro, nta bibazo. Ni nkaho ibintu byose bizaba byarangiye, ibibazo bimwe, indwara z'ibyorezo, intambara, bya bindi bivugwa bizabanziriza kuza kwa Yesu bizaba byarangiye. Ariko icyo gihe rero bazaba bavuga ngo abantu bazaba bari mu mahoro. Bibiliya iravuga ngo bizaba bimeze nk'igihe Nowa yinjiraga mu nkuge. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe abantu bararyaga, icyo gihe bararongoraga, icyo gihe bararongorwaga, icyo gihe mbese ubuzima bwari bumeze neza. Rero nukuza kwa Yesu azaza nk'uko umujura aza nijoro. Umujura yaje ntabwo ateguza, turi buze kubibona, turagenda tubibona. Ngo naza, icyo gihe naza, ngo bazaba bavuga ngo ni amahoro, ni amahoro. Azaza bavuga ngo ni amahoro, ni amahoro. Ntawe ugitekereza ku bibazo, ntawe ugitekereza ku kintu icyo ari cyo cyose. Ni byiza rero ko iki kintu mwene data ugisobanukirwa, ngo nibwo kurimbuka kuzabatungure nk'uko ibise bitungura umugore. Umugore yajya kubyara, ibise biramutungura. Ariko mwebweho bene data, murongo wa 4, ariko mwebweho bene data, ntiri muri mu mwijima ngo mutungurwe nk'uko umujura atungura. Ntiri muri mu mwijima ngo mutungurwe nk'uko umujura atungura. Kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntimuri ab'ijoro cyangwa muri ab'umwijima. Murongo wa 6 ariho nshaka gutinda cyane. Ku murongo wa 6 aravuga ngo nuko rero twe gusinzira nka babandi, ahubwo tube maso twirinda ibisindisha. Twe gusinzira ahubwo tube maso twirinda ibitsindisha. Abasinzira, haravuga ngo abasinzira basinzira nijoro, n'abasinda basinda nijoro. Abasinzi basinda nijoro, n'abasinzira bagasinzira nijoro. Ni ukuvuga ibintu byinshi bikorekera mu mwijima, kandi bikorwa n'abana b'umwijima. Rero ntabwo turi abana b'umwijima, turi abana b'umucyo. Ariko nubwo turi abana b'umucyo, turasabwa kugira ngo tube maso. Kandi nanone rya jambo rirongera agarutse ngo twirinda ikintu cyose kibasha kuduhuza. Ibisindisha bisobanuye ikintu cyose kibasha gutuma ubwenge bwacu buyoba,
ikintu cyose kibasha gutuma imitima yacu ihagarara. Nta mpamvu yo guhagarika imitima. Niyo mpamvu Yesu ajya kugenda yabwiye abigishwa ati mwihagarike imitima yanyu. Nubwo ngiye kwa Data, ngiye kubategurira aho muzaba. Guhagarika umutima si ubushake bw'Imana. Ibintu byinshi by'ibisindisha ni ikimenyetso kigaragara yuko hari ibiza bihagarika umutima w'umuntu kugira ngo adatekereza neza, adatekereza ku by'ibihe. Ni byiza rero guhuza ibihe turimo n'ibihe by'abahanuzi bahanuye n'ibihe Yesu yavuze. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo nabandikiye ngambiriye kubakangura ndetse mbibutsa iby'umwami wacu Yesu Kristo yavuze, mbibutsa n'iby'abahanuzi bavuze n'iby'intumwa zabigishije. Ni byiza rero kugira ngo dusobanukirwe twebwe nk'itorero iby'iminsi turimo cyangwa n'iminsi iri imbere yacu. Ntiduse nk'abantu bazatungurwa icyo gihe nikigera. Muri Matayo 24 umurongo wa 42 kugeza kuri 43 aravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wacu azazaho. Ndagira ngo nkubwire mwene data uri nkurikirana, ukwiriye kuba maso. Uku kuba maso kuriho kuvugwa ntabwo ari ukuba maso ko gusinzira k'umubiri, ahubwo umuntu hariho igihe aba mu bintu, aba mu kwemera, aba mu kwizera, akageza ahantu agasa nkaho mu kwemera adohotse, bigasinzira muri we, ahubwo ugasanga atwawe umwanya no gushakisha ubutunzi bw'isi, atwawe umwanya no gushakisha imibereho, atwawe umwanya no gushakisha iby'isi, ubuzima bw'isi. Ugasanga iby'agakiza muri we byarasinziriye. Rero Bibiliya irerekana yuko dukwiriye guhora turi maso mu kwemera kwacu, guhora dutegereje kuza k'umwami wacu, kandi tugategereza nk'abantu batazi umunsi, nk'abantu batazi igihe. Muri iyi minsi turimo hari abantu benshi bahaguruka kugira ngo bagaragaze yuko Imana ivugana nabo. Ugasanga umuntu arihanukiriye aravuze ngo Yesu ngo yamubwiye itariki azaziraho, akamubwira, abandi bakavuga ngo yaraje. Ariko ndagira ngo mbwire mwene data, Bibiliya ivuga yuko nta muntu uzi umunsi cyangwa igihe. Ariko arakomeza avuga ngo ariko ibi mubimenye iyo nyir'urugo iyo amenya igicuku umujura azaza yakabaye maso, ntakundire ko inzu ye icukurwa. Nyir'inzu ubundi ubusanzwe impamvu Yesu yatanze urugero ngo azaza nk'umujura, ni ukuvuga umujura iyo ajya kwiba ahantu ntabwo ateguza, ahubwo aratungurana. Hari igihe rero asanga nyir'inzu ari maso, icyo gihe ntabwo ashobora kumwiba, ntabwo yamukundira gucukura inzu ye. Niyo mpamvu Yesu yabigereranyije n'ibyo ngibyo, ashaka kugira ngo twebwe tube maso igihe cyose dutegereje, kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Kuza kwa Yesu nta muntu ubizi, nta n'umuhanuzi ubizi, nta n'intumwa ibizi. Kuza kwa Yesu azaza nk'umujura, azatungurana. Umurongo wa 20 igice cya 25 umurongo wa 13 hano aravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Turakomeza kugenda tureba ibyanditswe bigenda bivuga kuri iri jambo kuba maso, ndetse tugategereza kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Hariya Petero yarabisobanuye aravuga ngo
mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi, ndetse bavuge ngo ibyo kuza kwa Yesu bimeze biti, ko tubona kuva igihe babivugiye na n'uyu munsi bikimeze nk'uko byari bimeze, nta gihinduka. Ariko Petero yaravuze ngo abo ngabo bazaza birengagiza yuko kuva na mbere ijuru n'isi nabyo byari biriho, ndetse n'ibyaremwe byose n'ibyo tureba byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Nta kindi yaragamije, yashaka kugira ngo abemera, abizera, abantu bakijijwe, abantu bafite ibyiringiro byo kujya mu ijuru, bo gucibwa intege n'abantu bamwe bavuye mu byo kwemera no kwizera, bagatangira gukoba no gusuzugura ibyo kwemera. Bene data, igihe turimo ni igihe cyo kwitonda, utakira buri kintu cyose wumvise, utemera buri kintu cyose wumvise, ahubwo ukagerageza guhuza ijambo ry'Imana n'ibivuzwe. Reka turebe muri Mariko igice cya 13 umurongo wa 34 kugeza 37. Aravuga ngo uwo munsi uzaba umeze nk'umuntu wasize urugo rwe akajya mu kindi gihugu, aha abagaragu be ubutware. Umuntu wese ahabwa umurimo we, ategeka umukumirizi kuba maso. Ngo nuko nawe, hano aravuga ngo nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa ari mu gicuku cyangwa ari mu nkoko cyangwa umuseke utambitse. Icyo mbabwira ndababwira bose nti mube maso. Ni ukuvuga aya ni amagambo y'umwami wacu Yesu Kristo yerekana kuza kwe. Nta kintu rero gihishwe, kuza kwa Yesu kurasobanutse neza. Icyangombwa tugomba kumenya nuko kuza kwa Yesu nta muntu uzi umunsi cyangwa igihe, kandi birerekana yuko n'abamarayika bo mu ijuru ntibazi uwo munsi kereka Imana Data. Iryo ni ibanga ry'Imana. Ariko umunsi umwe twebwe nk'abemera, nk'abizera, tugomba gutegereza ko uwo munsi usohora ukagera. Bibiri twereka yuko ni umunsi uzaba uteye ubwoba, ni umunsi impanda izavuga, ni umunsi abapfuye bazazuka bakajya gusanganira umwami Yesu. Abari mu bituro bose bazavamo muri icyo gihe. Uwo ni umuzuko wa mbere. Abemera bapfuye, aribo Bibiliya ivuga yuko basinziriye muri Kristo, icyo gihe bazazuka. Natwe abazaba bakiri bazima tuzamukane nabo tujye gusanganira umwami wacu. Rero hano muri Mariko Yesu yasobanuye avuga ngo uwo munsi uzaba umeze nk'umuntu wasize urugo rwe akajya mu gihugu cya kure, ndetse agasiga mu rugo rwe abagaragu, akabaha imirimo buri muntu agomba gukora, hanyuma agategeka n'umuzamu cyangwa umurinzi ko akomeza kuba maso. Umurinzi ni umuntu utagomba gusinzira, ni umuntu uhora agomba kuba maso, ni umuntu ugomba kuba ahora ategereje. Natwe rero niko tumeze, natwe tumeze nk'uyu murinzi. Hano arasobanura neza ngo nuko namwe mube maso. Ni twebwe turiho tubwirwa, nuko namwe mube maso igihe nyir'urugo azaziramo,
niba ari nimugoroba cyangwa ari mu gicuku cyangwa ari mu inkoko zibika cyangwa umuseke utambitse, hano aratubwira ngo icyo mbabwira ndababwira bose mwese nti mube maso. Turasabwa kuba maso gusa dutegereje kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Nta kindi, nta bindi dukwiriye kumva bituruka hirya no hino, nta bundi butumwa cyangwa nta yindi message izaza nyuma y'ingiyi. Ibyo Yesu yavuze birahagije byo gutegereza. Niyo mpamvu Petero yandika ruriya rwandiko rwe yaravuze ngo mbandikiye ngira ngo mbakangure. Bisobanura umuntu ukangurwa ni umuntu usinziriye. Mbandikiye ngira ngo mbibutse ibyo abahanuzi bavuze. Nanjye ndagira ngo uyu munsi mwene data uri unkurikirana, ibi ndabikubwira kugira ngo nkwibutse ibyo abahanuzi bavuze. Ibi ndabikubwira ngira ngo nkukangure ureke gukurikirana izindi nkuru. Ijambo ry'Imana ririhagije. Ibyo abahanuzi bavuze birahagije kudusobanurira ibihe turimo. Ibyo abahanuzi bavuze birahagije kutubwira ibyo kuza kwa Yesu. Nta wundi dukeneye ugomba kutuzanira ibindi bitanditswe, kuko ibyanditswe birahagije. Dukwiriye rero gusobanukirwa ibyanditswe kugira ngo tubashe kubihuza n'ibihe turimo. Ibihe turimo rero ni ibimenyetso. Niba hariho haza indwara zikomeye zikomereye abantu, zituma abantu baba mu mago, zituma abantu imirimo ihagarara, zituma ubukungu bugwa, zituma abantu badasurana, zituma abantu bataramukanya nk'uko basanzwe baramukanya, zituma abantu bagira ubwoba. Ntabwo ibyo bisobanuye yuko imperuka yageze, kuko ubusobanuro bw'ijambo ry'Imana burahagije. Ibyo Yesu yavuze birahagije, ibyo abahanuzi bavuze birahagije, kuko nibo bahanuye ibizaba, uko bizaba kuza ku mwami wacu Yesu Kristo. Ibyo byose rero tugenda duhura nabyo n'ibindi bizaza, byo birasobanura cyangwa birerekana ko igihe kigiye cyegereje. Birerekana yuko umwami wacu Yesu Kristo ari hafi, cyangwa biratwereka yuko ibyahanuwe ari ukuri, kuko hari bizabaza mbere yo kuza kwa Yesu. Rero ndagira ngo nkukangure nanjye uyu munsi nkubwira ngo ukwiriye gukanguka no kuba maso ugategereza kuza kwa Yesu. Amagambo uzumva menshi, impuhu uzumva nyinshi, intambara zizumvikana hirya no hino. Ibyo byose byaravuzwe, byaranditswe, n'abahanuzi barabivuze. Ariko ibyo ngibyo Yesu yaravuze ngo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ngo nk'uko umugore ajya kubise, ibise bitungura umugore, ngo nawe azaza adutunguye nk'uko umugore atungurwa n'ibise. Ndagira ngo ndangirize kuri iki cyanditswe cyo muri Mariko 13 umurongo wa 32, turageza ku murongo wa 33. Aravuga ngo uwo munsi cyangwa icyo gihe nta ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana, keretse Data wenyine. Ndasubiramo, uwo munsi cyangwa icyo gihe ni amagambo asobanutse cyane. Uwo munsi wo kuza kwa Yesu cyangwa igihe cyo kuza kwa Yesu nta ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru. Abamarayika ni abantu bari hafi y'Imana, niba Imana ituma gutwara ubutumwa ku bantu b'Imana, ariko nabo uyu munsi ntabwo babizi. Cyangwa umwana w'Imana. Umwana w'Imana yeguriwe byose, ariko Bibiliya irerekana yuko nawe ubwe yaravuze ngo icyo gihe n'uwo munsi ntabwo jyewe mbizi, keretse Data wenyine. Imana niyo izi umunsi, Imana niyo izi igihe cyo kuza kwa Yesu. Umurongo wa 33 haravuga ngo mujye mwirinda
muba maso musenga kuko mutazi igihe ibyo bizasohorera. Turasabwa kuba maso, turasabwa kwirinda, turasabwa gusenga nk'abantu batazi igihe ibyo ngibyo bizasohorera. Muri iyi minsi rero nta kindi, muri ibi bihe turimo nta kindi dukwiriye gukora. Icya mbere ni ukwirinda, icya kabiri ni ukuba maso, icya gatatu muri uko kuba maso dusenga. Gusenga ni ugukomeza ubushuti n'Imana, gusenga no gukomeza ubusabane bwacu n'Imana. Gusenga bidufasha gukomera muri kwa kwemera kwacu, muri kwa kwizera kwacu. Gusenga bidufasha kuguma muri bwa buzima bwo kudakayuka, bwo kutajya mu myanda no kwisiga imyanda. Dukeneye rero kubaho mu ubwo buzima muri ibi bihe turimo. Yesu ashimwe cyane. Bene data muriho munkurikirana, ndagira ngo mbasabe yuko muri ibi bihe turimo, reka two gutwarwa n'imyigishirize yindi, reka two kumva ibyo abantu bariho bavuga, ahubwo twumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Uyu munsi ndagarukira aho ngaho, ndagira ngo mbabwire yuko icyumweru gitaha tuzacumbukurira aho ngaho tuganira ibyo kuza kwa Yesu, ibyo kuba maso no gutegereza kuza kwa Yesu. Hari aho tuzagera turebe uko ibyo bihe bizaba bimeze, bizabanziriza kuza kwa Yesu. Ariko reka tubanze tumenye yuko umunsi, ibihe ntawe ubizi. Twebwe icyo dusabwa ni ugutegereza. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo twizera. Tugomba rero kumutegereza, ndetse tukanaba amaso, ndetse tugakomeza no kwirinda mu gihe turi aha ngaha mu isi. Umunsi umwe Yesu yasabiye abigishwa, arababwira ngo Data, ndagusaba kugira ngo ubarindire muri iyi si. Ntabwo nkusaba kugira ngo bakure muri iyi si, ahubwo ndagusaba kugira ngo ubarindire muri iyi si. Aha muri iyi si turi rero turarinzwe, ariko natwe turasabwa kwirinda. Nubwo yadusengeye iryo sengesho, yadusengeye kugira ngo nagaruka aje kudutwara azasange twiteguye. Iki gihe rero turimo ni igihe cyo kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, ariko tukitegura tumeze nk'abajura. Nk'umujura iyo ajya kwiba ntateguza nyir'urugo. Icyo kintu tukakimenya yuko Yesu we najya kuza ntabwo yaduteguje. Kuduteguza kwe no kutubwira ngo nimuye maso, nimwirinde, nimusenge, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ariko umunsi urahari. Ku Mana umunsi umwe ni nk'imyaka 1000, kandi imyaka 1000 ku Mana ni nk'umunsi umwe. Imana ntabwo itinza isezerano ryayo, ahubwo irihangana. Turi mu gihe cyo kwihangana kw'Imana, itwihanganira kugira ngo buri muntu wese akizwe, buri muntu wese ahindukire, buri muntu wese areke ingeso ze mbi. Icyo nicyo gihe turimo. Aratwihanganira rero kugira ngo icyo nicyo kiriho kitinza kuza kwa Yesu. Yabaga abantu bose bari bariyejeje, yaga abantu bose bari baravuye mu byaha, ntabwo Yesu yakaba yaranaje. Ariko icyo ariho ashaka, ntashaka, Bibiliya iravuga ngo ntashaka ko hagira n'umuntu n'umwe urimbuka, ahubwo aratwihanganira kugira ngo dukizwe. Imana ibaho umugisha, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Abashaka kunkurikirana, abashaka ubufasha bundi kuganira nanjye, inomero zacu ni 07 8 8 212 701. Waduhamagara, ibyo wakenera ko tugufashaho tubishoboye twabigufashaho, ariko turasaba kugira ngo ukomeze kwihangana kandi urindiriye kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Komeze kuba maso,
ukomeze gusenga. Ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kwegerana, gushaka Imana, ni igihe cyo gushaka mu maso y'Imana, ni igihe cyo gushaka imbaraga z'Imana. Imana ibagiriye neza kandi Imana ibaha umugisha. Turabifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amateraniro adasanzwe, kandi iri jambo reka ribafashe, ribungure, ribubake mu buryo bwose bwo mu mwuka. Amen.